Ndabashuje nshuti duhuriye kuri runo rubuga, amahoro y'Imana abane namwe. Tugarutse muri wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima, aha ni kuri New Life TV Rwanda, urubuga rutugezaho amakuru agiye atandukanye ariko cyane cyane yibanda ku buzima bw'umuntu muri rusange. Tukaba tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro kuri New Life TV Rwanda, aho tugiye kurebera bimwe bigiye bitandukanye byadufasha kugira ubuzima bwiza. Tukaba rero kubaha ikaze muri uyu mwanya kandi tunejejwe no kubana namwe. Aba mbasaba niba nawe unejejwe no kubana natwe ko wakora kuri subscribe ndetse no kunzogera ukazajya ubana natwe, kandi ukibuka gutanga comment ndetse n'inyunganizi kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amategeko 10 y'ubuzima, cyangwa se ibintu 10 wakora kugira ngo ugire ubuzima bwiza muri rusange. Tukaba tubaha ikaze rero muri uyu mwanya, aho tugiye kurebera hamwe ibintu 10 byadufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Mwahawe kaze. Ikintu cya mbere ni ugufata amazi meza mu gitondo ukayanywa. Kunywa amazi mu gitondo ni byiza cyane kuko bifasha umubiri kumererwa neza. Amazi meza arinda umuntu wayafashe kumagara, ndetse kandi amazi meza afasha umuntu kwirirwa ameze neza. Amazi meza yongera imbaraga mu mubiri, amaraso ndetse n'imitsi bigakora neza. Ni ingenzi rero gukoresha amazi meza igihe uri kuyanywa cyangwa se uri kwisukura, kuko amazi meza ni kimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu muri rusange. Mbashishikariza gukoresha amazi meza mu bintu byose mukoresha, haba kunywa ndetse no kwisukura. Bizabafasha kugira ubuzima buzira umuze, ubuzima bwa buri munsi. Ikindi gikurikiyeho, tugomba gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororangingo, kuko ni bimwe mu bifasha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Imyitozo ngororangingo ituma imitsi irambuka, ikomeza amagufwa, ituma amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse kandi imyitozo ngororangingo yongera vitamine ya calcium mu mubiri, aho umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri usanga ameze neza. Imyitozo ngororamubiri irinda umuntu kurwara imitsi, indwara z'ubuhumekero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifata imyanya y'ubuhumekero ndetse n'imitsi muri rusange. Mbashishikariza gukora imyitozo ngororamubiri kuko ni kimwe mu bifasha ubuzima bw'umuntu muri rusange. Ikindi ni ukurira ku gihe, umuntu agafata ibihe bidahindagurika byo kuriraho amafunguro. Nimba ari mu gitondo, saa sita na nimugoroba bikaba ibyo ngibyo. Ni ingenzi kwirinda kuryagagura, kuko kuryagagura ni bimwe mu biteza ibibazo n'ingaruka zigiye zitandukanye ku buzima bw'umuntu. Ugomba gushyiraho gahunda ihamye yo gufatiraho ibyo kurya byawe, kandi iyo gahunda ikaba idahindagurika. Akaba ari ingenzi rero gukurikiza amabwiriza agenga ubuzima, hafatwa ibyo kurya kandi mu gihe kimwe kidahindagurika. Ugomba gushyiraho amasaha ndetse n'igihe cyo gufatiraho ibyo kurya byawe. Bizagufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze mu gihe wafashe ibyo kurya ku gihe kidahindagurika, kandi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu muri rusange. Ni ingenzi gufata imboga n'imbuto bibisi,
kuko ni bimwe mu bifitemo ubushobozi bwo kurinda indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane iyo ufashe imboga n'imbuto ukabikoresha ari bibisi, ibyo tumenyereye nka salade mu buzima busanzwe. Rero ni ingenzi gufata ibiribwa cyangwa se aya mafunguro kuko ni amwe mu biribwa byuzuyemo intungamubiri zifasha umubiri wacu kumererwa neza cyane. OMS, urwego rushinzwe ubuzima ku isi, rutangaza ko nibura umuntu wafashe amafunguro meza akwiriye gufata nibura ubwoko 5 bw'imbuto ndetse na 5 bw'imboga. Aha akaba afashe ibyo kurya byujuje ubuziranenge kandi bifitiye umubiri akamaro. Ni ingenzi rero gukoresha imbuto n'imboga cyane kuko ari bimwe mu bidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze mu minsi yacu ya buri munsi. Ikindi gikurikiyeho ni ukuryama. Kuryama ni ingenzi kandi ni ibintu byiza mu buzima bw'umuntu, aho 1/3 cy'umunsi umuntu akimara aryamye. Ni ingenzi rero kuryama kandi ukaryama ahantu heza, ugasinzira ibitotsi byimbitse nibura kuva ku masaha hagati ya 3 n'arindwi. Ibi bigirira umubiri akamaro, bituma umuntu aruhuka mu mubiri ndetse no mu bwonko, umubiri ugakora neza. Ni ingenzi rero kuryama kandi ukaryama neza, ukaryama amasaha akwiriye, bizagufasha kugira ubuzima bwiza igihe ukurikije amategeko arebana n'ubuzima, uryama ahantu heza kandi uryama igihe gikwiriye cyateganyijwe n'abajyanama mu by'ubuzima. Ni ingenzi rero kuryama nibura hagati y'amasaha 3 n'8 ku munsi. Inyama zitukura ni zimwe mu bitera ibibazo ubuzima bw'umuntu, niyo mpamvu dusabwa gukoresha inyama zitukura gahoro cyangwa se gake kuko nazo ziri mu bitera ibibazo ubuzima abantu babamo bwa buri munsi. Ni ingenzi rero ko mu gihe ukoresheje inyama zitukura nibura ku mugabo zikoresha 2 mu cyumweru, niba uri umugore cyangwa umudamu cyangwa se umukobwa uzikoreshe nibura 3 mu cyumweru. Ibi bizagufasha kugira ubuzima bwiza, wirinda gukoresha inyama zitukura kuko ni zimwe mu zitera ibibazo bigiye bitandukanye umubiri wacu uhura nabyo. Rero ubushakashatsi bugaragaza ko zimwe mu ndwara abantu benshi barwara ziva ku gukoreshwa ry'inyama zitukura. Ikawa ni bimwe mu biribwa cyangwa se ibinyobwa dukoresha ubuzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'urusenda. Ibi binyobwa bikunze gukoreshwa n'abantu benshi, ariko byagaragaye ko habamo ibinyabutabire bigira ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi kandi umubiri wacu udakeneye. Ni ngombwa rero kwirinda gukoresha bino bikoresho, cyane cyane ko umubiri uba utabikeneye cyane. Twareberaga hamwe amategeko y'ubuzima, aho twareberaga hamwe ibyadufasha kugira ubuzima bwiza muri rusange. Mu gihe nawe rero hari icyo wifuza ko twaganiraho kirebana n'ubuzima, watwandikira ukatumenyesha icyo twaganiraho kugira ngo mu ngingo zacu z'ubutaha tuzagihereho tukiganiraho mu birebana n'ubuzima. Tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya kandi tubashimiye ko mwabanye natwe, mugire ibihe byiza. Tukaba tubashimiye uburyo mukomeje kubana natwe kandi tubasaba gukomeza kubana natwe mudushyigikira, mukora subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo ibiganiro tubategurira bizajye bageraho ku gihe. Mugire amahoro.